turabashuhuje kandi tubahaye ikaze kuri chaîne yacu ya Araprevention TV, aho tubabwira ibiganiro bitandukanye ku bijyanye n'imirire no kuboneza imirire. Uyu munsi turarebera hamwe ingingo ivuga ibyiza byo kubyibuha. Turi kumwe na nutritionniste diététicienne Urwibutso Miséricorde Mutuyimana, akaba agiye kutubwira ese haba hari ibyiza byo kubyibuha buriya? Yego, birahari. Buri munsi twumva abantu bifuza gutakaza ibiro cyangwa se kugabanya ibiro, ariko ni gakeya usanga abantu bashishikajwe no kongera ibiro. Ese wari uzi yuko kongera ibiro ukagira ibiro byiza bihagije? Ni ukuvuga ibiro byiza ni ibiro biri hagati ya BMI ya 18 na 25. Kugira ibiro byiza ni ibanga rikomeye ryo kugira amagara mazima, imbaraga ndetse n'ibyishimo. Kugira rero ibiro byiza cyangwa se kugira kubyibuha ni byiza cyane igihe nk'uko umaze kubivuga, igihe bigendanye n'ibipimo mpuzamahanga byashyizweho kugira ngo tuvuge ko umuntu afite ibiro byiza. Rero kugira ibiro byiza byongera umusaruro mu kazi, byongera umusaruro mu ishuri igihe umuntu yiga, yumva afite imbaraga, ndetse nk'abakora imyitozo ngororamubiri bayigize umwuga, usanga kuba umuntu afite ibiro bikwiriye bimwongerera icyo bita endurance cyangwa se kutarambirwa igihe ari mu myitozo ngororamubiri. Iyo umuntu afite ibiro byiza, igihe abyibushye yumva yifitiye icyizere, yumva afite uburyo yumva yishimye kubona uko kuntu ameze. Kugira ibiro bikwiriye nanone bituma urusobe rw'ubwirinzi bw'umubiri rurushaho kuba rwiza, kandi bikanatuma igihe umuntu yarwaye ashobora gukira vuba bitagoranye, cyane cyane nk'iyo yarwaye indwara zizahaza umubiri cyane, tuvuge nka nyuma yo gufata imiti ya kanseri. Icyo gihe umuntu iyo afite ibiro bihagije bituma ashobora kubona imbaraga zo kongera gusubirana ubu buzima bwe nk'uko yari abufite na mbere y'uko afata iyo miti cyangwa se azahazwa n'izo ndwara. Ikindi nanone bifasha kurinda amagufa ndetse n'ingingo zitandukanye. Ntabwo rero iyo tuvuze kugira ubuzima bwiza bw'ingingo ndetse n'ubuzima bwo mu mutwe, nabwo bugubwa neza igihe umuntu afite ibiro bikwiriye. Impamvu ni ukubera iki? Ahangaha akenshi iyo umuntu afite ibiro bikeya ashobora kuba impamvu y'ikiganiro ku bantu, akagira ikintu cy'ipfunwe na stigma. Hari ahantu ashobora gutinya kujya bitewe n'ukuntu angana, ashobora gutinya kwambara imyenda runaka, ugasanga umuntu arahora yifurebye, hari amazina babita, cyangwa se ugasanga nanone hari n'utundi tuntu tw'imvugo dusa naho tubabaza umutima abantu babwira abantu bafite ibiro bikeya. Aha rero niyo mpamvu ingingo ivuga yuko ubuzima bwo mu mutwe nabwo bumera neza iyo umuntu mbese akumva muri we yishimye, kubera yuko uko ameze bidatuma yumva hari ipfunwe bimuteye. Kimwe n'uko nyine iyo umuntu afite ibiro byinshi cyane nabyo bishobora kumutera ipfunwe, akavuga ati uyu mwenda sinawambara uragaragaza akaboko kanjye, aha hantu sinahajya, agatinya kwifotoza, agatinya kujya mu mafoto. Murumva rero yuko ni ingingo ikomeye kuyivugaho, kuko ari ibiro byinshi cyane ni ikibazo, n'ibiro bike nabyo ni ikibazo, nk'uko tubibona nyine ku bipimo mpuzamahanga bitwereka ibijyanye n'ubuzima bwiza. Tunibutsa yuko kugira ibiro bikeya biri hasi bifatwa nyine nk'ikimenyetso cy'imirire mibi. Nanone aho umuntu aba arya ntashyitse ku byo umubiri we ukeneye, ibyo akoresha buri munsi n'ibyo arya ugasanga biri hasi cyane. Nanone kandi kurenza urugero, ukarya ibiryo ku buryo winjiza mu mubiri ibiri hejuru cyane y'ibyo umubiri wawe ukeneye, nabyo ni imirire mibi. Nk'uko umuryango w'abibumbye bitugaragariza, washyize umubyibuho ukabije mu ndwara zitandura kandi zidakira
wawishyizemo mu 1997. Rero dukwiriye gusobanukirwa ibiro byiza ni ibiro bingana bite, ni ibiro bimeze gute, kugira ngo nyine no muri za ngamba zo kumanura cyangwa kuzamura ibiro turusheho kumenya icyo tuba tugamije. Mu kuzamura ibiro rero nanone hari abantu bumva ko ari uko baremye ko badashobora kuzamura ibiro ngo bishoboke. Igihe cyose umuntu ashaka kuzamura ibiro agomba kugana umuganga w'iby'imirire, ndetse agomba no kubanza kureba umuganga wundi muri rusange kugira ngo tumenyere hamwe ese kuba umuntu afite ibiro biri hasi cyane nta ndwara yaba ibyihishe inyuma, nta zindi mpamvu zibyihishe inyuma mbere y'uko umuntu ashobora gutekereza kuzamura ibiro. Rero kugira ibiro byiza bituma umuntu yiyumva neza. Amagambo amwe n'amwe bakunda kubwira abantu ngo umuyaga uraje, bamuzirika ibuye, igufa riratakaye, ibintu nk'ibyo ngibyo bikunda kubaho cyane, ugasanga birateza umuntu akantu kameze nk'ipfunwe. Ndatekereza ko mu bantu baduteze amatwi harimo abantu bajyaga bifuza kuvuga bati ndashaka kuzamura ibiro, ese nabigenza gute? Se ubundi birashoboka? Rero biba bishoboka cyane. Ikindi nanone kugira ibiro byiza bituma imisemburo y'umubiri iba iri ku murongo. Kugira ibiro bikeya bituma imisemburo nanone ijagarara. Rero birinda imisemburo ikaba stable, umuntu agasinzira neza, isura ye igasa neza, yakwambara akaberwa. Nicyo cya kindi nyine cyo kumva afite icyo bita bien-être, cyangwa se kumva ameze neza kandi akumva yifitiye icyizere. Ntatinye kwambara umwenda umeze gutya, ntatinye kujya ahantu bitewe n'ibiro byinshi cyangwa se ibiro bike cyane. Aho rero turashaka kubereka rwose ibiro byinshi n'ibingana gutya, ibiro biri modere n'ibingana gutya. Rero ku bantu bakuze ibiriya bipimo bishobora kurengaho gatoya, kubera ko iyo umuntu akuze akenera kongera ibinure kugira ngo birusheho kutagaragaza uburyo imikaya y'umuntu ukuze igenda igabanuka cyane bitewe no kugabanuka kw'imisemburo imwe n'imwe. Cyane ku bagore umusemburo wa oestrogene uragabanuka cyane, bigatuma collagen igabanuka, yagabanuka bigatuma imikaya nayo igabanuka cyane. Mu kugabanya ibiro cyangwa gushaka kubyongera rero, abantu bakuze barengeje imyaka 50 hari kuri biriya bipimo twavuze hashobora kurengaho akagera muri 26 na 7, bitavuze yuko ibyo bintu ari ikibazo. Mwabyumvise rero, guhitamo kugira ibiro byiza cyangwa se bihagije ni iby'agaciro ku mubiri wacu n'ubuzima bwacu. Nabashishikariza cyane kugira ibiro byiza kuko bituma umuntu yumva afite imbaraga, anezerewe ndetse akanatanga umusaruro. Umubiri wacu niyo nzu yonyine dufite kubamo, rero tuyubake neza, tuwubungabunge kugira ngo dukomeze kubaho ubuzima buzira umuze. Turahari ku bwanyu ngo tubafashe kugira ibiro byiza mwifuza, yaba kongera ibiro cyangwa kubigabanya, kandi bikozwe kinyamwuga. Muri La Pervenche kukubona ufite ubuzima burushijeho kuba bwiza niyo ntego yacu.